Bible study. Tugiye kwiga umuntu witwa Paulo. Ubundi buriya murebye muri Bibiliya, iryo ni ijambo ry'ibanze. Murebye muri Bibiliya hari abantu baba ari ibihangange koko. Ibihangange. Nimufata mu isezerano rya kera, ntawe ushobora guhakana yuko mu isezerano rya kera hari abantu Bibiliya ivugaho igatinda cyane. Umwe mu badomina, mu bagaragara cyane mu isezerano rya kera ni Mose. Mose ntawe ushidikanya yuko ufashe igitabo cyo kuva, ugafata igitabo cy'Abalewi, ugafata igitabo cyo kubara, ugafata igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, nubwo igitabo cy'itangiriro tutabonamo Mose, ariko barakimwitirira, bavuga ko ari we wacyanditse. Ibitabo niyo mpamvu bavuga ngo ibitabo 5 bya Mose. Urumva ubaze amashapitire y'isezerano rya kera, wavuga ngo dominant character, umuntu mbese ugaragara nk'igihangange, Mose yaza mu b'imbere. Undi uvugwaho cyane akagira ibice byinshi bimuvugaho ni Dawidi. Ureba Dawidi dutangira kubona muri Samuel wa mbere, tukamubona muri Samuel wa kabiri, tukamubona muhindu iki ko mwongereye uzaye ko byagenze bite, ukamubona mu bitabo byinshi. Byatunganye noneho byose byagendeye rimwe. Barimo barakora nka digital. Digital ni 1 cyangwa 0. Sinzi ubwo icyo turimo gukoreramo, ariko se ko byanze kabisa. Ko byavugaga neza mwabihinduriye iki? Reka dukomeze turabikorera uko biri. Niko numvise abajene bo bavuga ngo turabisokoza uko babyogoshe. Mwiyaranje mwumvi. So reka ngaruke inyuma. Ariko bagora ngo isezerano rya kera, urebye harimo aba personage babiri bakomeye. Iyo uvuze Mose ukavuga Dawidi, n'abami bose bagendaga bigarukaho bakavuga ngo Dawidi, ngo abami bose ngo bagendana ingeso za sekuruza Dawidi. Ubundi bakakubwira ngo ntiyagendana ingeso za se, mbese ubwo yabaye icyitegererezo, yabaye reference. Noneho wagera mu isezerano rishya, ho birumvikana dominant character, mbese umuntu ugaragara ukomeye kuruta abandi ni Yesu. Kuko Matayo, Mariko, Luka, Yohana, tubona Yesu bamuvuga yivuga. Noneho na nyuma wagaruka mu byakozwe n'intumwa n'ibindi bitabo, bose akaba ari we bavuga. Ariko nugera mu batangiye bamuvugaga, abo twita bigishwa, hari ahantu Yesu yigeze kwigisha aravuga ngo bamwe mu ba mbere bazaba binyuma, ngo kandi bamwe mu binyuma bazaba b'imbere. Undi witegereje neza, uyu mugabo tugiye kwiga Paulo yaje mu binyuma. Turaza kubibona mu buhamya yitangira, kuko we yaje aturutse inyuma pe. Tumubona mu gice cya 7 cy'ibyakozwe n'intumwa, aho tumubona ahagarikiye, asupervisa, ahagarikiye abateye Stefano amabuye. Kuko uko babivuga, baravuga ngo abamuteye amabuye ngo imyambaro yabo ngo babishyize ku birenge by'umusore witwa Sawuli. Mu yandi magambo, Sawuli we ntabwo yateraga amabuye, yari shefu. We icyo yagombaga gukora, imyambaro yabo babishyize ku birenge bye, ariko yagombaga kumekinga sure, yagombaga mbese gukora ku buryo amenya neza ko umuntu witwa Stefano yapfuye.
aravuga ati mumutera amabuye jyewe ndahagarara mbahagarikire ndebe ko mwamunogoye bihagije. Bamutera amabuye, Stefano arapfa. Nimujya mu gice cya 8 nanone Sawuli bamuvugaho gatoya, wenda mufate Bibiliya kugira ngo ngende mbivuga dufata n'imirongo kugira ngo bye kuba ibintu by'amagambo gusa. Ubwo twatangiye kwiga ariko turaje tuze kwinjira muri Bible study dusanzwe dukora mu buryo ndi bubabwire. Mu gice cya 8 ntabwo bamuvugaho cyane, ariko hari ikintu bamuvugaho kikwereka ko yaturutse inyuma, kuko baratubwira ngo reka mere mu cya 7 aho nababwiraga niho Sawuli agaragara bwa mbere, umurongo wa 57 ngo barasakuza cyane biziba amatwi. Ubwo bari bagiye gutera Stefano amabuye, bamugwiriraho icyarimwe, baramukurubana bamuvana mu murwa, bamwicisha amabuye. Abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli. Bakimutera amabuye arambaza aravuga ati mwami Yesu akira umwuka wanjye. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati mwami ntubabareho iki cyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira. Nuko Sawuli nawe ashima ko yicwa. Bikwereka ngo Sawuli niwe wari shefu w'abatera amabuye. Ashima aravuga ati oya, ubu ngubu nabishyizeho seal, yapfuye yishwe byarangiye. Igice cya 8 iyo gitangira ntabwo bamuvugamo cyane, ariko hari akantu kamwe bamuvugaho kakwereka ko Sawuli yaje aturutse inyuma. Ngo uhereye uwo munsi haduka akarengane gakomeye mu itorero ry'i Yerusalemu, bose batatanira mu bihugu by'i Yudaya n'i Samariya keretse intumwa. Abantu bubahaga Imana bahamba Stefano baramuborogera cyane, ariko Sawuli we akomeza guca igikuba mu itorero no kuryonona cyane, akinjira mu mazu yose agafata abagabo n'abagore akabakurubana mu nzu y'imbohe. Aha niho havuye ko Paulo muzabibona kenshi, cyangwa tuzanabibona nidutangira kwinjira mu buzima bwe, akenshi atanga ubuhamya bwe akavuga ati jyewe ndatangara cyane kubona Imana intoranya ikangira intumwa. Ati ubundi jyewe nari mu binyuma, nari nk'umwana w'icyenda. Njya numva abantu benshi bigisha bakavuga ngo nari nk'umwana w'icyenda. No, ntabwo yari nk'umwana wa cyenda, ntabwo ari cyo bivuga. Iyo bavuze ngo nari umwana w'icyenda, icyenda mu Kinyarwanda cyaba bahinduye Bibiliya, icyenda na voluton, ni umuntu wavutse adashyitse. Ntabwo nari umwana wa cyenda, nari umwana w'icyenda. Dore nukuvuga ngo icyenda ni ikintu kiri mu nda ariko cyendaga kuvuka ariko kikavuka nabi. Nari nk'umwana w'icyenda. Numvise abantu benshi guhagara ngo wera umwana w'icyenda nkawe no. Ndetse bakabishakira na explanation uburyo abana ba cyenda bamera n'ibiki byose nkawe ntabwo ari cyo bivuga. Ariko nyine si rimwe si kabiri numvise abantu bigisha kubera gusoma naba amagambo. Kera umuntu yigeze kutwigisha hano aravuga ati abo bigishwa baraza babonana na Yesu bamara umwanya burira. Ahera aho ngaho twigisha ukuntu kugendana na Yesu ari nko kurira umusozi. The sermon was good. Ibyo yavugaga rwose ndetse abihaho n'ingero. Ariko ndicana we nibona ise nijoro tuzakosora duta abantu bamaranye na Yesu umwanya muto burira. Ntabwo buriraga. Na hano Paulo yivugira ko yari nk'umwana w'icyenda, bivuga ngo n'umwana wavutse nabi atagejeje igihe. Kuko icyo gihe cyaba Paulo ntazakuveze zabagaho. Umwana w'icyenda, umwana wavukaga ari avorto akavuka atagejeje igihe yaragoranaga, yabaga yavutse nabi. Paulo rero yitangira ubuhamya akavuga ati jyewe ndatangara kubona Imana impamagara n'ukuntu nari meze nk'umwana wavutse nabi. Hanyuma arakomeza noneho mu gice cya 9 tumubona akizwa. Bunda cyaba introduction, ntabwo turinjira muri Bible study mu mwanya turaje dusome. Tumubona noneho avuga ukuntu yahuye na Yesu ari mu nzira y'i Damasiko. Ariko iyo urebye guhinduka kwa Paulo kwari radical, yahindutse ibyo turaza kubisoma. Noneho ndashaka kubereka ibi achievements za Paulo. Ubundi
urebye mu isezerano rishya dufitemo ibitabo 27. Pawulo wenyine yihariye 1/2 cy'ibyo bitabo, kuko nubara neza Luka wanditse igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ahera mu gice cya 9, mu gice cya 10 tukabona Petero ho gatoya, ndetse no mu cya 11. Mu gice cya 12 nabwo Petero abakirimo, ko Petero agaragara muri ibyo bice bitatu, ariko byagera kuri 13, guhera kuri 13 kugeza kuri 28 nta wundi uvuga, ni Pawulo. Pawulo arazamutse, Pawulo aragiye, Pawulo ageze Pamfili, Pawulo ageze Tiro, Pawulo aragiye. Pawulo mujya mwumva abantu bogeza umupira, uwari kogeza Pawulo agenda akavuga ngo Pawulo aragiye, arazamutse, Pawulo anyuze mu wakabiri aragiye, Pawulo aragiye. Pawulo aragenda akavana ubutumwa bwiza ku nkengero za Isirayeli wenyine, nta wundi mu bigishwa bakuru, nta numwe bajyanye. Wa wundi waje nyuma wivuga ko yarameze nk'umwana w'Icyenda avana ubutumwa ku nkengero za Isirayeli akabujyana akabugeza muri Spania, aho isi yabo icyo gihe yagarukiraga. Kuki nongeramo Spania nubwo ntaho tuyibona? Yandikira Abaroma mu rwandiko rw'Abaroma ati ndizera ko ningaruka nzanyura iwanyu nkomeza ngiye muri Spania. Bamwe bemeza ko hari urugendo yaba yarakoze akajyayo, abandi bemeza ko yagarukiye i Roma, ariko uko byagenda kose yabaye nk'ugenda acira abandi inzira, kuko na ba Petero baguye i Roma, n'abandi bigishwa benshi ndetse baguye i Roma, ariko uwababanjirijeyo akabacira inzira ni Pawulo. Uriya muhanda wose yawuzamutsemo wenyine, arazamuka aca mu Bugiriki bwose ashinga amatorero, aragenda arangiza bwa nyuma agera i Roma. Ibyo ni ibigwi bya Sawuli wahindutse Pawulo. Ikindi cya kabiri nari nakivuzeho, mu nzandiko zose dufite mu isezerano rishya, nubwo Pawulo atari mubi imbere mu ntumwa, ariko 1/2 niwe wanditse urwandiko rw'Abaroma, yandika Abakorinto ba mbere, yandika Abakorinto ba kabiri, yandika Abagalatiya, yandika Abefeso, yandika Abakolosayi, yandika Abafilipi, yandika Timoteyo wa mbere, yandika Timoteyo wa kabiri, yandika Tito, ubwo ntizibaye 10, yandika Filemoni 11. Bamwe bajya bamwitirira Abaheburayo, ariko kubera ko abateolojiye tubijyaho impaka twese, ngewe ubundi ndi mubemera ko ashobora kuba ari we warwanditse, kuko harimo ibimenyetso byinshi mu buryo bwa style n'abantu avugamo, ariko benshi bahamya ko atari we warwanditse, abandi bakavuga ko ari we warwanditse. Izo mpaka sinshaka ko tuzijyamo, izo nimbura mu manura ntacyo zitumariye. Icyo nashaka kubereka nuko ufashe ibyo bamuvugaho mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ukongeraho inzandiko yiyandikiye zimwitirirwa, bamwe hari izo bajya bamwambura, ariko giye iyo mbonye handitseho Pawulo ndavuga ngo ariko murazimwamburira iki, ko Bibiliya tubwiye ko ari wazanditse. Ariko izi mpaka z'abateolojiye zo mujye muzihorera. Buri hari abantu baba barabuze icyo bakora, kabera ngo uru rwandiko rero ngo nubwo bavuga ko ari urwa Pawulo ngo ashobora kuba atari we warwanditse. Kabera ngo ibyo byungura iki umukristo kumubibamo gushidikanya gusa kugira ngo yerekane ko uri umuhanga? Niba Bibiliya yavuze ko ari urwa Pawulo, nge mbifatane, kuko yarambwiye ngo sinzagira icyo nongeraho, sinzagira n'icyo nkuramo. So waba uri n'umuhanga, nge mpitamo gufata ibyanditse aha. Ubwo rero impamvu, kubera ko Abaheburayo nta hantu namwe izina rya Pawulo rigaragaramo ko ari we warwanditse, nanjye icyo nubaha bavuga ko atari we warwanditse, bakarwitirira uwo bagendanye, ushobora kuba yarazi style ye, ahubwo ni sawa, nta n'ikibazo, rupfa kuba ruhari. Ikigaragara nuko Pawulo achievement ikomeye yanditse 1/2 cy'ibitabo byo mu isezerano rishya. Iyo achievement ya kabiri ikomeye, yavanye ubutumwa kuri Isirayeli, atinyuka guca mu mahanga abugeza i Roma. Ni hehe Pawulo yakuraga izo mbaraga? Nicyo ngiye kuvugaho, hanyuma twinjire mu nyigisho yacu. Pawulo avantage yari afite ku bandi bigishwa ba Yesu, yari umuroma wa kavukire. Inshuro nyinshi arabivuga, kavuga ati jyewe ndi umuroma
donc yari afite avantage eshatu. Icya mbere yari umuyahudi, yari umuheburayo w'abaheburayo nkuko avuga, wo mu muryango wa Benyamini, bwari ubwoko bwiyemera cyane ko nibo batanze umwami wa mbere. Kavuga ati jewe bwakavukire nari umuheburayo w'abaheburayo wo mu muryango wa Benyamini, twe twatanze umwami wa mbere. Ashatse yari kubyongeraho, yumvaga ari ishema. Burya hari igihe umuntu agira agashema. Kera nabaga ahantu hitwa Rulindo, bari barandinganirijeyo niko babyitaga, ariko mbere yo kugera Rulindo wacaga ahantu hitwa ku kirenge cya Ruganzu. Hari igihe najyaga nzamuka nkahagarara ku kirenge kugira ngo njye kwisubizamo energy yuko ndi umunyarwanda, ntawe ushobora kubihakana. Aba nibyo ari byo byose bahakana ubunyarwanda bwanjye, ariko iki kirenge sogokuru yakandagiye ahangaha, aha ni iwacu, ndi umunyarwanda. Kirenge kumva gusa ndi umuganzu nkavuga ni uriya am part of a legacy. Rero na Sawuli nawe yajyaga avuga ati jewe ndi umuheburayo w'abaheburayo, ikimenyimenyi ndi wo mu muryango wa Benyamini, ifite legacy muri uwo muryango. Ko yitwaga Sawuli kandi umwami wabo wa mbere yitwaga Sawuli. Icyo cyari ikintu cya mbere cyamuhaga courage mu Bayuda. Niyo mpamvu icya kabiri arabyivugira, turaza kubibona, avuga ati nari umufarisayo mubi imbere. Ngo rero hariho abantu b'abafarisayo, babandi ni kimwe n'abarokore. Hari abarokore burya ba fake, baba bari aho ngaho batajya batanga ubuhamya, batajya bagaragara mu mirimo, bibera bicara inyuma. Ariko simvuze ko abicaye inyuma muri abarokore, nubwo hari abantu b'abarokore nyine bagerageza iteka ryose kutagaragara. Ariko Sawuli aravuga ati none jewe nari umufarisayo w'abafarisayo, wa wundi mugabwa mbere mu bafarisayo. Niyo mpamvu batera Stefano amabuye, niwe wari leader. So yari umufarisayo ufite convictions zitajyeganyega. Wenda muze guteguraho ibibazo muze kubibaza, kuko ushobora kubaza rwose niba yari umuntu w'umufarisayo wizera Imana kuki yateraga amabuye. Cyo ndaza kubibasubiza. Icya gatatu rero cyamuhaga avantage ikomeye cyane, yari yaravukiye Taruso. Itaruso rero ukaba umudugudu w'abaroma, izo bitaga colonies, ku buryo abavukiraga Itaruso bavukaga bafite ubwene gihugu bw'Uburoma. Ubu ni nkuko wagenda ukajya muri Amerika ukabyarira y'umwana. Iyo umwana avukiye muri Amerika bikagaragara ko afite certificate yuko yavukiye mu bitaro byo muri Amerika, niyo yabyarwa n'abanyarwanda babiri aba ari umunyamerika, ko yavukiye ku butaka bwa Amerika. Sawuli rero we yari yaravukiye muri koloni y'Abaroma, yari umuroma wa kavukire. Ariko Itaruso bakavuga ikigiriki, bikamuha avantage yo kuba umuroma uvuga ikigiriki akavuga igiheburayo, mu yandi magambo akaba ashobora mbese kwinyuza ahantu hose. Burya hari umuntu ushobora kujya mu bihugu wenda nka East Africa, niba uvuga icyongereza ukavuga igifaransa ukavuga igiswahili, ushobora kwigurira umugati aho wanyura hose muri iyo region, sibyo? Sawuli yari afite avantage. Indi avantage yari afite ya kane, arabyivugira akavuga ngo jewe nari narize. Nicyo cyamuhaye n'ubushobozi bwo kwandika biriya bitabo, kuko we yigiye ku birenge bya Gamaliel, yari afite doctora, niko navuga. Kavuga ati jewe narize, ntabwo ndagafuka ivugwa rimwe. By the way, niyo mpamvu ngewe ngira tendance yo kuvuga ko n'urwandiko rw'abaheburayo ashobora kuba ari we warwanditse, kuko we yari azi guhuza isezerano rishya n'isezerano rya kera. Kandi burya n'icyo abaheburayo badukorera, ushaka kumva uko isezerano rishya n'isezerano rya kera bihura, uzicara usoma urwandiko rw'abaheburayo bizahita bisobanuka. Ibyo bintu byose rero Paulo yari yarabyibitseho. Niyo mpamvu nureba akinjira mu ikipe y'intumwa yahise aba mugabwa mbere. Aratangira yagera mu Baroma aranabyivugira mu gice cya 9 cy'Abakorinto ba mbere, iyo ngeze mu Bagiriki mba nk'umugiriki, songera mu Bagiriki umuco wabo nawo uvukiyemo nawo ukuriyemo, ushobora kwigira umugiriki, havuga ikigiriki. Nagera mu Baroma haba umunyeroma, kuko ndi w'Itaruso mfite indangamuntu y'umunyeroma. Kandi nagera no mu Bayuda haba umuheburayo w'abaheburayo, kuko buriya Abayuda muzabisoma mu gitabo cya Ezra, iyo washoboraga gukurura igisekuru cyawe ukageza nko ku bisekuru 7-8, icyo gihe barakwemeraga.
burya no mu kinyarwanda niko byari bimeze. Umuntu yagoretewe uri uwo kwandi, ugatangira ukamanuka igisekuru cyawe bakavuga turi we pe, uri umunyarwanda wacu kuko uza aho uvuka, uzi ibisekuru byawe ukabimenya. Nanjye ibyanjye nshobora kubikurura nkagenda nkagera kuri Ruganzu. Iyo uvuye kuri Ruganzu usubira inyuma, abami b'u Rwanda bose barazwi. Icyo gihe biba binyoroheye kukubwira nkamanuka nkagera kuri Gihanga, aho ndi umunyarwanda wakavukira. Ubwo ntushobora kunteraho amahane, ku igisekuru cyanjye ndakizi sinyishidikanya. Niyo mpamvu najyaga mbwira abo bantu icyo gihe bandinganiza nkajya mvuga ni jyewe ndabizi hari ikintu kimwe ushobora kubihakana, ariko jye mfite ibihamya bidashidikanywa. Hari n'ikirenge cya sogokuruza hano, njya nkayicara nkisubizamo energy nkajya kwigisha, nkakorera u Rwanda rwandinganije. Buriya na Sawuli hari ibintu yakoraga avuga ati jyewe mbikora kuko ndi umuyuda w'abayuda. Icyo rero ni ikintu abayuda bagenderagaho. Pawulo yari afite ibintu bine nk'uko umaze kubivuga. Noneho twinjire muri Bible study. Number 1, yari yarize. Number 2, akamenya umuco wabo kuko yigiye ku birenge bya Gamaliyeli. Donc ibintu bya kiyuda yari abizi pe, amategeko ya Mose n'ibindi byose yari yarabisomye. Ariko nimunareba mu Bagalatiya arandika ibya Yesu yatangiye ari Yesu umwifatiye mukubita hasi, ariko yiha imyaka 3 ajya muri Arabiya kugira ngo abanze yicare abitekerezeho, abicukumbure, abisengereho, agaruke yarabikamiritse, yarabihuje n'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Yewe nyambibwira abantu, iyo ufashe nk'icyumweru ukajya mu masengesho, ugafata Bibiliya yawe ukicarayo n'umwuka n'amazi n'ikaye, uvayo hari ibintu ufite. Njya mbwira abantu ngo mujye mugira igihe mwicara ahantu muvugane n'umwuka. Pawulo yafashe imyaka 3 agaruka ibintu yarabikamiritse. Hanyuma avamo uwari Sawuli ahinduka Pawulo. Abantu bamwe bajya bibaza ngo rwose yabaye Pawulo, Sawuli bigenda bite? Sawuli yari terime yo mu Giheburayo, ariko bikoroha cyane yiswe Pawulo, Paulus, kuko ntiyari kwitwa Saulus, kwitwa Paulus mu rurimi rwabo rw'Ikiroma n'ibindi. Nuko byahindutse buhoro buhoro aba Pawulo, yongera kwitwa Sawuli. Ngira ngo ibyo ngibyo yari introduction ndende ku buzima bwa Pawulo. Tuziga ibintu bitatu. Ubwo nahereye ku gihe mfite, ubundi iyo mba mfite kirekire twari kwiga n'ibirenze ibyo ngibyo, ariko ko harimo icyumweru kimwe ntazaboneka tuziga bitatu. Iki cyumweru turiga ubuhamya bwa Pawulo, ubuhamya bwe, ibyo yivugira, aho yavuye, uko yahindutse, kuko nacyo hari ikintu kimwe tugomba kwiga. Niba hari umuntu uzi gutanga ubuhamya mu magambo magufi, abantu benshi babwiye ngo utanga ubuhamya. Uyu munsi turiga principe zo gutanga ubuhamya duhereye ku bwa Pawulo. Hari abantu umubwiye ngo aje gutanga ubuhamya afata iminota 20, wamubwira uti ariko ntabwo ibyo ni byinshi cyane. Atoya terega buriya ntabwo mwabyumvise neza. Iyo ugiye gutanga ubuhamya si ngombwa yuko uvuga ibintu byose, toranyamo iby'ingenzi ubwira abantu ngo mbere yuko mpura na Yesu dore uwo nari we, dore uko nahuye na Yesu, dore uko nahindutse. Mwabifashe ibintu bitatu, dore uko nari imeze mbere. Si ngombwa niba wari umusambanyi, si ngombwa kutubwira umubare w'abagore mwasambanye, si na ngombwa no kutubwira amabara yabo uko basaga, si na ngombwa no kutubwira ibindi bitari ngombwa. Tubwira ubwo mu ndeba nari umusambanyi pwe. Niba wari umusinzi, si ngombwa kutubwira ubwoko bw'inzoga wanywa, tubwira ubwo mu ndeba nari umusinzi wikubita mu binogo nkarara muri kanivu, hanyuma Yesu ansangamo. Utubwire Yesu kuruta uko tubwira inzoga. Buriya niho mujya mubona abantu bamwe na bamwe badutesha umwanya, ariko gihe nari pastor hano nari nabihakaniye. Umuntu ati ndashaka kubabwira ukuntu najyaga njye kuzimu, nkawe ntawe ubikeneye kuko ntabwo ari benshi bajyayo. Widutesha umwanya, ntabwo ubuhamya si ugucreate curiosity. Ariko ukabona abantu bamaze nk'ibyumweru 2 bumva ngo umuntu ngo wajyaga kuzimu, n'inzira zijyayo ntimuzizi. Abajya kuzimu muzambwire mbashakira abajyaga bajyayo, wenda ubwo wasanga mbipfobye kandi hari abajyayo. Cyakora giye kubera ko ntarajyayo numvaga nta nabandi bajyayo. Mugiye gukora yiki? Bakaza bakakubwira n'ibiro wabera ngo basanze ngo imisatsi ngo abakobwa bakoresha amameshe ngo bayikorera ikuzimu, inganda ziyikora ko njya nzicaho. Abantu bakajya bakatubwira ibintu ngo ya masabune ngo mubona humura n'amaparufe, bakakubwira na produits yakora. Ibi bintu ni chimique, turabyiga. Ubuhamya turaza kureba principe zo gutanga ubuhamya, kuko nicyo Pawulo yakoze.
hanyuma ikindi tuzareba ubutaha, tuzareba ubuhamya bwa Pawulo, icyamuhaga imbaraga. Ziriya mbaraga, hari igihe Delila yabajije Samusoni, Samusoni ndashaka kukubaza, izi mbaraga uzikurahe? Buriya rero ikintu abantu benshi batajya babona, Bibiliya iratubwira ngo mwibuke ababwiraga ijambo ry'Imana ngo muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Abaroma 13:7-8 ngo kuko Yesu Kristo uko yari arejo niko ari n'uyu munsi, niko azahora iteka ryose. Uri impamvu twiga ubuzima bw'abantu nka Pawulo, ba Sawuli bahindutse Pawulo, ni ukugira ngo natwe turebe ngo uyu nguyu wahoze atoteza itorero akavamo intumwa ivana ubutumwa ku nkengero za Isirayeli, agaca mu nzitane zaho bamutera amabuye, bakamukubita imikoba, bakamukubita inga, bakamukubita inkoni 39, tuzabibona, bakamutera amabuye, inkuge zikamumenekeraho, ariko akanga agahatana akagera iyo yajyaga. Niki cyamuhaga izo mbaraga? Haleluya. Icyo nicyo kintu twe nk'abakristo dukwiriye kumenya. Buriya ni wiga ubuzima bw'umuntu wari wese muri Bibiliya, ujye ushakamo ibintu 2 cyangwa 3. Icyambere, ujye ushaka, kuko niko Bibiliya yatubwiye ngo muzirikane ababayoboraga kera bakabwira ijambo ry'Imana. Aba ni Abaheburayo 13:7. Muzirikane iherezo ry'ingeso zabo. Mwabyanditse? Muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, then ikindi kivamo mwigane kwizera kwabo. Kuki batubwira ngo tuzirikane iherezo ry'ingeso zabo? Icyambere, hari abantu batangiye neza, ariko iherezo ry'ingeso zabo barangiza nabi. Abo ni nabo benshi cyane muri Bibiliya. Uzabona Samusoni yatangiye neza, afite imbaraga, we no na mbere yo kuvuka kwe marayika yaraje aravuga ati uyu mwana mugiye gutwita, nyina zirinde ntazanywe igisindisha, ntazarye n'inzabibu n'ikintu cyose kiganisha kukunywa, kuko umwana uzavamo azaba umunaziri w'Uwiteka, azakiza Isirayeli amaboko y'abanzi babo. Samusoni yuzuye umwuka akiri muto, agafata intara akayitanyaguza, agafata za porotaye z'imidugudu akaziterura akazikuraho, ariko akagira akageso kamwe. Aho yanyuraga hose muzabisome, muzabona inshuro zigera kuri 5. Agera mu kibaya cy'Isoreka abona umugore, agera i Gaza abona umugore, abona umugore, amaso ye nta kindi yabonaga, yarangiye wayakuyemo. Muzirikane iherezo ry'ingeso zabo. Ariko hari abandi nk'aba Pawulo turimo kureba, batangiye neza, ahubwo uko agenda, aho kugira ngo agende acogora, akagenda yongera imbaraga, ava mu bwiza ajya mu bundi, kugeza ahantu yandikiye Timoteyo baramaze kumucira urubanza. Urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo, ubu giye umaze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye kuregereje. Ngo ariko narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizerwa, ngo ubu ngubu mbikiwe ikamba ry'ubugingo, iby'umucamanza utabera azamakuru rya Musa. Ngo nyamara si jyenyine, ngo n'abandi bose bakunze kuza kwe. Ariko muzari ku urwo rwandiko rurangira, yamaze kumubwira ko bagiye kumwicara, ngo ati ariko nuza uzanzanire igishuro cyanjye nasize kwa Karupo, unzanire n'ibitabo nahasize, cyane cyane iby'impu. Arabizi ko bamaze kumucira urubanza, icyo ategereje nuko bamwicara, ariko akavuga ati in the meantime, mbere yuko banyica ngomba gukomeza hihinga, hasoma ibyanditswe byera. Haleluya. Ibyo tuzabireba turimo kureba izi mbaraga yazikuragaye. Amen. Hanyuma icya gatatu, tuzareba umurage wa Pawulo mu gukora umurimo w'Imana. Umurage wa Pawulo, his legacy, mu gukora umurimo w'Imana. Ko buriya Pawulo, nigeze gusoma igitabo cy'umuteologien islamique. Teologien ntabwo ari uwa Gikristo gusa, hari n'abateologien païen, n'abateologien islamique, n'abateologien chrétien. Yaranditse aravuga ngo ubundi umuntu wateje ibibazo mu Bukristo n'umugabo witwa Pawulo, kubera ko buriya
ibitekerezo byinshi tugenderaho niwe wabyartikulatinze, mbese niwe wabisobanuye abishyira ahagaragara. Reka mbahe nk'urugero. Yesu yavuze ku mwuka wera, aravuga ngo umwuka wera naza azabasobanura byose. Ariko Paulo yandika ku mpano z'umwuka, yandika ku mbuto z'umwuka, yandika ku byo gukorana n'umwuka. Mu yandi magambo arabidusobanurira ku buryo iyo teoloji tuyisobanukirwa. Ibintu by'agakiza, gukizwa ku buntu, arabirambura yerekana aho gukizwa ku buntu bitandukanira no kwigendera mu byango nuko ibyaha byacu byarihiriwe. Atwereka uko ubuntu bukorana n'ubuzima buhindutse, ibyo tuzabireba. Hanyuma donc teoloji ya Paulo n'umurage we mu gukora umurimo w'Imana. Ko arantu mu Korinto ba kabiri avuga ati ubugewe ati hari abantu birata ati ariko jewe ndabarusha, ati jewe banteye amabuye basiga ndi kadavere, amahembo urambwaje umuyaga umpushyeho ndahaguruka. Cyo bita amahembo urambwa, harakayaga gahajya gahuha nimugoroba nibyo bitaga amahembo urambwa mu kinyarwanda cya kera. Hari umuntu wabaga neza neza izuba ryamwishe byamunogoye, hanyuma haza ko kayaga kandi nimugoroba ukabona umuntu ari nyagambo arongeye abaye umugabo. Niyo mpamvu bajyaga baca umugani ngo izuba rirame n'imbwa gahanga. Hari igihe byagezaga nimugoroba hakaza akayaga k'amahembo urambwa, ba bandi bose bari bahunze imirimo n'ibiki bakabagahaguruka bakajya. Rero ni Paulo bamuteye amabuye basigaye yapfuye, nimugoroba akayaga kamuhushyeho arahaguruka. Ariko agomba kuba ari umwuka w'Imana wamuzuye, kuko bari bamurangije. Nabo bagomba kuba bari bamekenze shuwa ko yapfuye, bari bazi gutera amabuye barebagaho. Kandi Paulo yari shefu wabo. Yesu aramuga ati banza usogongera sha ibyo wahaye abandi, nawe ujye ubona uko bivuga. Mutera amabuye ubundi inshuro 3 ngo bamukubise inga, inshuro 5 bamukubise inkoni 39. Tuzabireba. Umurage wa Paulo mu gukora umurimo w'Imana. Hari abantu usanga mu murimo w'Imana sinzi aho batorejwe. Ibibazo bitangiye, twahuye n'ibibazo, inzara yateye, kariza abo bantu batorejwe mu ihe Kadete. Tugomba kwigira ku birenge by'abatubanjirije. Reka rero twinjire mu buhamya bwa Paulo. Ndasoma igice kimwe, murabizi turangiza saa 1 n'igice. Uyu munsi yari introduction. Ariko ariko mwumvisemo mwifu muhumure rwose ndaje nkubahe. Ubu abashaka kubaza ndaje mbaho umwanya, ariko reka tubanze dusoma ubuhamya bwa Paulo uko yivugira. Nubundi uko tuzabyiga turakuramo ibintu, kuri ibyo turakuramo ibibazo bibiri gusa, sibyo? Ni iki twigira kuri ubu buhamya, uburyo bwo gutanga ubuhamya, ariko na content icyo ushyira mu buhamya. Kuko uyu munsi ndashaka ko tubanza tukareba ukuntu Paulo yitangira ubuhamya. Hano turareba uko Luka yabyanditse, hanyuma tuze kumva uko Paulo abivuga. Turakompara ibice bibiri, ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 n'ibyakozwe n'intumwa igice cya 26. Aravuga ngo ariko Sawuli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa, ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo guha ab'isinagogi y'i Damasiko, kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababohe abajyana i Yerusalemu. Reka mbanze nshyireho kandi kantu kamwe. Murabona buriya ubundi abigishwa ba mbere ntabwo bitwaga abakristo. Kwitwa abakristo bitangira bageze muri Antiyoki mu gice cya 12. Ubundi bitwaga abantu b'inzira ya Yesu. Icyo ni ikintu muzanabibona na Paulo nawe atangiye kwiregura, cyangwa bamurega baravugaga ngo uyu nguyu niwe mukuru wa yanzira. Ubundi ibyo Yesu yasize ku isi ntabwo yasize idini, yasize inzira, a way of life, uburyo bwo kubaho. Hanyuma twebwe umuntu umwe wo mu teoloji yabivuze neza ngo yasize inzira yo kubaho. Hanyuma bigeze mu Bayuda ngo they made it a religion, babigira idini. Bigeze mu Baroma they made it a political movement. Burya
abapapa n'aba Constantino nibo bavanze ubukristo na politiki. They made it a political movement. Bigeze mu Bagiriki, they made it a speculation, philosophy. Bigeze mu Banyamerika, nimushaka kumenya aho byapfiriye, they made it a business. Niho dukubitirwa. Ibintu byose babishyiramo amafaranga, bati buriya gakiza k'amafaranga. Uwo n'umuteoloji wabyandikaga. Bigeze muri Afurika, twe twabigize ikira. Reka numve ko mujya mwitegereza, ndahita mbabwira icyo yavuze. Bigeze muri Afurika, they made it a dance. Babigize igisirimbo. They made it a dance. Uzare abanyafurika burya bemera ko bari bafashijwe iyo babyinnye. Iyo batabyinnye ntabwo haba hari umwuka. Siko bimeze se? Kuva kera kose ntimurebe ko uno munsi dusirimba. Na kera twarabyinaga we. Ndamwumva mu birenge, ndamwumva mu mavi, ndamwumva mu mugongo. Murabyibuka ariko twarabyinaga. Abantu benshi bafashwe iyo babyinnye. African tradition nyine tukabyina. Ariko ubundi bita gutwaga abantu bayanzira. Reka dukomeze. Akigenda yenda gusohora Damasiko umurongo wa 3, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota, agaho hasi yumva ijwi rimubaza riti Sawuli Sawuli undenganiriza iki? Aramusubiza turinde mwami. Nawe ati ndi Yesu uwurenganya. Ariko haguruka ujye mu mudugudu uzabwira ibyo ukwiriye gukora. Abagabo bajyanwe nawe bahagarara badakoma kuko bumvise iryo jwi batagize umuntu babona. Sawuli arabyuka arambuye amaso ntiyagira icyo areba, baramurandata bamujyana i Damasiko. Amarayo 3 atareba atarya kandi atanywa. Yari yirije bikomere. 3 atareba ari mu mwuka ahumirije. Atarya nta n'icyanywa yari yihebye. Agati ndapfuye ndarangiye. Byanjye birashize nkiri umusore ndahumye I Damasiko hari umwigishwa witwaga Ananiya. Umwami Yesu aramubonekera aramuhamagara ati Ananiya. Nawe ati karame mwami. Yaramuzi. Umwami aramubwira ati haguruka ujye mu nzira yitwigororotse. Ndaye ko Sawuli bamujyanye mu nzira igororotse. Bamukuye mu igoramye. Ushakire mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'Itaruso. Urumva baturangiye naho avuga. Ushakire mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'Itaruso kuko ubu ngubu asenga. Kandi nawe abonye iyerekwa umuntu witwa Ananiya yinjira amurambikaho ibiganza kugira ngo ahumuke. Ananiya aramusubiza ati mwami uwo muntu numvise benshi bamuvuga. I like this. Uwo muntu turamuzi. Rero ngiye nkunda ukuntu abantu bajya bagimaka n'Imana. Ukagira ngo Sawuli we ukagira ngo Yesu we ntiyaramuzi. Ati urambwira ngo uri murabwira imbeba ngo nijye mu mwobo w'injangwe. Uwo muntu numvise benshi bamuvuga. Uko yagiriraga n'ababera bawe bari Yerusalemu, kandi nino afite ubutware abohawe n'abatambyi bakuru bwo kubaha abambaza izina ryawe. None urambwira ngo nijye kureba uwo muntu. Umwami aramusubiza ati genda kuko uwo muntu ari igikoreshwa nitoranirije. I like this. Uwo muntu ni igikoreshwa nubwo wamwumvise utyo. Ni igikoreshwa nitoranirije. Ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abayisiraheli. Nanjye nzamwereka ibyo azababazwa nawe uburyo ari byinshi bamuhora izina ryanjye. Ananiya aragenda yinjira mu nzu amurambikaho ibiganza aramubwira ati Sawuli mwene data. I like this again. Sawuli urumva Ananiya Yesu yamubwiye ati uriya muntu ntiwongere kumwita iryo zina bamwitaga. Uriya ni igikoreshwa cyanjye nitoranirije. Agiye kumurambikaho ibiganza aramubwira ati Sawuli mwene data. Umwami Yesu wakubonekeye mu nzira uturutsemo arantumye ngo uhumuke wuzuzwe umwuka wera. Uwo mwanya ibisa n'imboneranye bimuva ku maso, arahumuka, arahaguruka, arabatizwa, amaze gufungura abona intege. Amara iminsi n'abigishwa b'i Damasiko, ahera ko abwiriza mu masinagogi yose yuko Yesu ari umwana w'Imana. I like this. Umuntu yahumutse uwo munsi following day. Ati ndabwiriza tu. Rero ikintu nkundira Sawuli niwe wambwirije. Nasomye urwandiko rw'Abafilipi gice cya mbere umurongo wa 21 aravuga ngo kubwanjye gupfa ni Kristo
kubaho ni Kristo no gupfa bya mbere inyungu. Ndavuga ni yamaye uno mugabo azi icyo abereyeho, ugiye mbereyeho iki? Immediately ntangira gusoma Bibiliya ngo nshaka icyo mbereyeho. Hanyuma maze kukibona nihaye amezi 6 nsoma Bibiliya 3, nyirangiza ntasimbuka n'umurongo, nkoresheje ikaye n'ikaramu ko no muri university nibyo nigishaga. Ariko icyo gihe bari barandinganije nyine ndi hirya za Rurindi iyo ngiye mu cyaro, mfite igihe gihagije. Najyaga kwigisha ntwaye Bibiliya, hagati y'amasomo nkasoma Bibiliya yanjye, abanyeshuri baba barimo gukora imyitozo nkasoma Bibiliya yanjye, nijoro nkasoma nkahera saa 12 nimugoroba ntashye, nkageza saa 5 nkaryama nkabyuka kare nkasoma. Ko nari haye amezi 6 kuba nayisomye nkafata icyemezo. Hanyuma umunsi nafashe icyemezo ndabyibuka rwose, nicaranye n'umugabo muramuzi ajyazana hano witwa Kayitaba Michel, nawe nmeje ubu nakijijwe. Nagiraga amahane mw'abantu, amahane ariko ataraye ngo turwane, oya nari umunyempaka. Ubu kugira ngo uzansinde twagiye muri debate byari bigoye, twajyaga tujya impaka nkabandagaza. Ibyo muba muvuga nta gakiza kabawe, ni ibintu byanyu by'ibinyoma. Habaha na proof z'abarokore ba fake. Abangabo nibo bavuga ko bakizwa uyu nkamuhingiro z'abantu bafatika. Akajya ambwira ati ariko ntwane natereka nkubwire, ati umuntu arivukira akazipfira, ati no mu mwuka umuntu arikirizwa akazipfira, ati wowe uzaba umurokore w'intangarugero, hanyuma tujye tukureberaho. Iyo challenge yangumyeho n'uno munsi ndacyayifite, kuba umurokore utavangavanze. Ariko icyo nababwiraga ngo hari kuwa 5 turasenze, turangije gusenga nabwo kandi ku cyumweru uzamenigisha. Umuntu unagijwe kuwa 5 azigisha ku cyumweru, ariko rero ni umwana mwiza Nigeria, ntabwo ajya ruhanya. Narabwo ati nta kibazo tuzategura uzaze wigisha. Narabwirije mpamagara bihana barihana. Guhera uwo munsi sindasubira inyuma, ndakomeje mu rugendo rwanjye. Sawuli yakijijwe uwo munsi, following day yari muri Damasiko abwiriza ubutumwa. Mvuko byagenze, abamwumvise bose barumirwa bati uyu si we warimburiraga Yerusalemu abambaza iryo zina, kandi cyamuzanye n'inoso kugira ngo ababohe abashyira abatambyi bakuru. Ariko Sawuli arushaho kugwiza imbaraga, atsinda abayuda batuye Damasiko, arabamwaza abamiza ko Yesu ari we Kristo. Hashize iminsi myinshi abayuda bajya inama yo kumwica. Ariko abayuda umva bari ibitangaza by'abantu. Ariko Sawuli amenya inama yabo, bubikirira ku marembo ku manywa na nijoro kugira ngo bamwice. Abigishwa be niko kumujyana nijoro, bamucisha mu nkike z'amabuye, bamumanurira mu gitebo. Urumva deja yamaze kugira abigishwa, new in the faith, ariko amaze kugira abigishwa. Yarabwirizaga akemeza abantu akagira abigishwa. Yazetse abantu naho hantu Rurindo nabaga hari 100% mu Gaturika, ariko nabwirije abaturage. Pasiteri wo muri ADPR araza arababatiza, twigeze guhura hamwe atari kuzi ko rira torero ari we wari byaje ubutumwa n'abantu babwirije bwa mbere. Ndamubwira nti jewe nicyo gihe nari umukatolike, ariko wuzuye umwuka kandi ufite Yesu. Paulo deje muri iyi minsi ya mbere yaramaze kugira abigishwa i Damasiko, asubira i Yerusalemu. Ikintu nkunda ngo washatse kumutera amabuye, abigishwa be niko kumujyana nijoro, bamucisha mu nkike z'amabuye, bamumanura mu gitebo. Tegeza umugabo ajya gatera amabuye ari mu gitebo, bamumanuriyemo nk'ipusi. Ariko manura igitangaza, asohoye i Yerusalemu agerageza kwifatanya n'abigishwa, ariko bose baramutinya, ntibemera ko ari umwigishwa. Maze Barinaba aramujyana amushyira intumwa, azisobanura uko yabonye umwami Yesu mu nzira, kandi uko yavuganye nawe nuko yavuze ashize amanga mu izina rya Yesu i Damasiko. Abana n'ab'i Yerusalemu akajya basura, abwiriza mu izina ry'umwami ashize amanga, akaganira n'abayuda ba Kigiriki, ajya impaka nabo, bigeze ubwo nabo bashaka kumwica. Ariko bene data babimenye, bamujyana i Kayisariya, bamwohereza iwabo i Taruso. Ubu ni ubuhamya bwa Sawuli wabaye Paulo. Murabona kugeza ahangaha arakitwa Sawuli, azatangira kwitwa Paulo yasubiye mu banyamahanga, kuko mu bayuda yitwaga Sawuli reference kuri wa mwami wa mbere w'Abayisirayeli. Ariko ageze mu Bagiriki, kubera ko bumvaga iryo zina ridasobanutse neza, hari na confusion ryateraga, aba Paulo, Paulus mu Baroma, aho kuba Saulus. Ko Saulus byavugaga ikindi. Icyo ngicyo nzakibabwira ubutaha.
ntimukimbaze uyu munsi, kuko ndabizi ko hari ikintu cyavugaga ariko uyu munsi nibagiwe kureba mu kilatini cyo Saulus byavugaga ariko ntabwo byari very positive. So reka tugende noneho turebe ubuhamya bwe yitangira ahereye kuri biriya. Ndafata bumwe kuko harimo habiri yabutanze burambuye, hanyuma niturangiza mumbwire murumva ibi tumaze kumva twabishyigiraho iki, dutahanye iki kabisa nyuma yo kumva uyu mugabo batangira ubuhamya nawe yarangiza akagira ate akabwitangira. Igice cya 26 haravuga ngo Agripa, hari igihe Paulo bari baramufunze amara imyaka 2 afunze, hanyuma umwami witwaga Agripa azana n'umugore we Berenike cyangwa Berenice bitewe n'ururimi uvugamo. Agripa abwira Paulo ati wemerewe kwiregura. Paulo arambura ukuboko ariregura ati ibyo narezwe n'abayuda byose mwami Agripa, ndishimye ko ari we ngiye kubyireguriraho, kandi cyane cyane kuko uzi imigenzo n'impaka byo mu bayuda byose, nicyo gitumye nkwinginga ngo wihanganire kunyumva. Dore icyo nkundira Paulo, murebe ukuntu Paulo afashe urubanza, icyari urubanza agihindura ivuga butumwa. Hari abantu nkunda cyane, okazi y'umuhaye yose atsinda igitego. Buriya hari abakinnyi bamwe, ariko ibyo ni iby'abanyamupira batajya bareba imipira, ibyo ngiye kuvuga ntibabyumva. Hari abakinnyi bamwe iyo wibeshyeho gatoya ugatinda kumutangira ageze imbere y'izamu, igitego uba wakibaza. Buriya kera Messi akiri muto, ariko n'ubu aracyabikora ariko ntabwo ari cyane nka kera, yashoboraga guhagarara imbere y'izamu nkambizi ko kiriya gitego cyageze. Munashobora kureba ahagaze imbere y'izamu, nkareba uko abakinnyi bo mu yindi kipe bahagaze, nkavuga no ke kiriya mu kibari igitego cyagiyemo. Ko hari abakinnyi iyo umuhaye akantu gato ahita yinjiza igitego. Abajya bakunda kureba basiketi, muzarebe umunyamerika witwa Steve Curry, nawe yahagaze nshobora kubara nkavuga nti iriya ni 3 pointers, kiriya gitego aragitera muri paniye ntikivamo. Kandi bikaba kubera iki? Hari okaziyo zigaragara tujya tunarata, ariko Paulo ntiyayirataga. Bamushyize mu rubanza, barimo baramurega, akavuga ati mugize neza rwose Agripa, ndanezerewe ko ari we ngiye kwiregurira imbere. Imana yambwiye ko nzabwiriza n'abami, none mbonye umwami wo kubwiriza. Aramubwira ngo ingeso zanjye uhereye mu buto bwanjye, ubwo nahoraga mu bwoko bwacu ni Yerusalemu uhereye mbere na mbere, abayuda bose barazizi, bya bindi twabonye kare mufarisayo wa farisayo, kandi baranzi uhereye imbere na mbere, ndetse bakwemera guhamya yuko nari umufarisayo mu gice cyarushaga ibindi mu idini yacu gukomeza imihango. None mpagaritswe gucirwa urubanza, kuko niyiringira kuzabona iby'Imana yasezeranije basekuruza, iby'imiryango yacu 12 yiringira kuzabona, ikorera Imana n'umwete mwinshi ku manywa na nijoro, kuko ari byo niringira. None mwami, nicyo gitumye ndegwa n'abayuda. Niki gituma mugira ngo niki kintu kidashoboka kwemerwa kw'Imana izura wapfuye? Kuko urabona icyo bamuregaga we yaragifashe, aravuga ati barandega yuko ngo nimo ndarema ibice, ngo nigisha ko Yesu ari umwami, ko yazutse. None wahera kuri ibyo bamureze, aravuga ati mwami Agripa, ibi we ntabwo bizi. Mu myizerere yacu y'abayuda twizera ko abantu bazazuka, ariko buri ikintu yarakoze, kubera ko hari harimo amatsinda abiri y'abasadukayo batemeraga ko kuzuka kubaho, n'abafarisayo bemeraga ko kuzuka kubaho. Aba bakubise bombe hagati, abaciyemo ibice. Ahubwo ati giye niki gitangaje ko nemera ko kuzuka kubaho, genda umufarisayo n'imyizerere y'abasogokuruza. Arakomeza, ubwanjye nibwiraga yuko nkwiriye gukora byinshi birwanya izina rya Yesu w'i Nazareti, no kubikora nabikoreraga i Yerusalemu, ngashyira abera benshi mu mazu y'imbohe, mpawe ubutware n'abatambyi bakuru, kandi uko babicaga nemeraga ko babica. No mu masenagogi yose nabahanaga kenshi, nkabahata gutuka Yesu, kandi kuko nasazwaga cyane no kubarakarira, icyo cyanteraga kubarenganiriza no mu midugudu y'abanyamahanga. Umva ubuhamya bwe, arabwitangira avuga ati mbere yuko mpura na Yesu dore uko nari nteye, mu magambo angahe atarenze n'umunota umwe, kandi nta kintu yasize inyuma. Maze pastor gutani muha abantu gutanga ubuhamya, jye wabwira uti ufite iminota 2 yo kuvuga uko byari bimeze mbere, n'undi umwe yo kuvuga uko byahindutse, n'undi umwe yo kuvuga uko bigenda muri no minsi. Abantu bazije gutanga ubuhamya mu magambo magufi.
kudukerereza minota 5 bajye baba barangije. Umuntu araza akatubwira ukuntu ntabwo ari ngombwa. Tubwira uti kera jyewe nashatse umugore tumara imyaka 10 tutabyara, tugerageza ibintu byose mu baganga biranga, dusenga Imana none yaduhaye umwana nguyu. Ubwo ntuburangije ubuhamya, ntubushimye Imana. Ariko umuntu abanza atubwira ukuntu yanyuraga mu dusesero, ukuntu murabizi iyo ndirimbo, ukuntu yavumbaga ubuhamya bw'abandi, ukuntu yahagararaga mu madirishya areba abandi batamba. Ariko ubwo byo nabyo ubivuze gutyo byaba birangiye, kuko niyo ndirimbo iri burefu. Ariko umuntu agomba kubanza akakubwira agahinda byamuteye, akakubwira agashinyaguro yatewe n'abantu. Ibyo bajya babikora muri counseling, ibyo rwose jyewe ndabyemera. Uje mu cyumba nkukorera counseling, hari umuntu twavuze tuganira kare yajyanye n'umugore muri counseling, bamuha isaha imwe. Nyine aba counselors murabazi, aba professional, bamuha isaha imwe. Arambwira ati isaha imwe pe, ataho kugira ngo dukemure ibibazo, ahubwo ati byabaye nko gukubita inkoni mu mavubi. Ati barangiza bakakubwira ngo amavubi aratumutse, ngaho ni mugende takagenda kurya. Ndavuga nti ubundi muri counseling ishobora no kuguha amasaha 6, ariko mu rusengero mu buhamya mujye mukoresha nkuko Paulo yarabize ko afite igihe gitoya imbere ya Agripa. Ngikora ibyo ngi Damasiko mpawe ubutware, ntegetswe n'abatambyi bakuru, nyigenda ku manywa y'ihanga umwami, mbona umucyo uvuye mu ijuru urusha w'izuba unsangana nabo tugendana. Twese twikubita hasi, numva ijwi rimbwira mu ruheburayo riti, Sawuli Sawuli undenganiriza iki? Biragukomereye gutera imigeri ku mihunda? Nanjye ndabaza nturinde mwami? Umwami aransubiza ati, ndi Yesu urenganya, ariko haguruka uhagarare, kuko igitumye nkubonekera ni ukugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekerana, ngukiza ubwoko bwanyu n'abanyamahanga aribo ngutumyeho, kugira ngo bahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana, bahere ko bababarirwa ibyaha byabo, baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Ibi ngibi aho twasomye mbere nta birimo, ariko Paulo yongeyemo iby'Imana yamubwiye umuhamagaro. Urabona ukuntu usobanutse mu magambo makeya, ashobora kubwira abantu bati jye Imana impamagara, ibi nibyo yantumye gukora, none Mwami Agripa nibyo nkora. Umva uko asubiza ngo, Mwami Agripa mera ko sinanga kumvira ibyo neretswe byavuye mu ijuru, ahubwo mbanza ab'i Damasiko, maze mbwira n'ab'i Yerusalemu n'abo mu gihugu cyose cy'Iyudaya n'abanyamahanga, mbabwiriza kwihana no guhindukirira Imana, bakora imirimo ikwiriye abihanye. Urabona ukuntu inyigisho iri very brief, n'ibyo yigisha abidusobanuriye mu magambo magufi. Yaravuga ati jyewe nagiye mbwiriza kwihana no guhindukirira Imana, bagakora imirimo ikwiriye abihanye. Ubundi ubukristo n'ubwo ngubwo, kwihana ibyaha mugahindukirira Imana, mugakora imirimo ikwiriye abihanye. Sibyo? Nicyo cyatumye abayuda bamfatira mu rusengero bakagerageza kunyica, ariko mbona gutabarwa kwavuye ku Mana, na n'ubu ndacyariho mpamiriza boroheje n'abakomeye. Icyakora ntacyo mvuga keretse ibyo abahanuzi na Mose bavuze ko bizaba, yuko Kristo atazabura kubabazwa, kandi ko ari we uzabanza kuzuka no kubwira ubwoko bwacu n'abanyamahanga ubutumwa bw'umucyo. Akiregura atyo, Festo avuga ijwi rirenga, turasaze Paulo, ubwenge bwawe bwinshi buragushajije. Paulo aramusubiza ati, sinsaze nyakubahwa Festo, ahubwo ayo magambo mvuganye ukuri no kwitonda, ndetse n'umwami azi ibyo neza ko ndabimubwira nshize amanga, kuko nzi ko ari ntacyo muri byo ayobewe, kuko bitakozwe rwihishwa. Mbese Mwami Agripa, wemeye ibyahanuwe? Nzi yuko ubyemeye. Verdict, nzi yuko ubyemeye. Agripa asubiza Paulo ati, ubuze hato ukanyemeza kuba umukristo? Yabuze gato narinkijijwe. Paulo umva ko yamushubije, aramubwira ati, ubundi se? Paulo ati, ndasaba Imana kugira ngo haba hato cyangwa hanini, uretse wowe wenyine, ahubwo n'abanyumva uyu munsi mwese bamere nkanjye, keretse iyi minyuru bemere Yesu. Umwami ahagurukana n'umutegeka mukuru na Berenike nabo bari bicaranye, basohotse baravugana bati, ntacyo uyu muntu yakoze gikwiriye kumwicisha cyangwa kumubohesha. Agripa abwira Festo ati, uyu muntu abarekuwe, yaba atajuririye kuri Kaisari, yabemeje. So mwumvise ubuhamya Luka yamuvuzeho, nubwo yitangiye mu magambo make, akatubwira uwo yari we, akatubwira uko yahuye na Yesu, akatubwira umuhamagaro yahawe,
akatubwira n'ibyo arimo gukora. Ubundi iyi niyo structure y'ubuhamya bukoze neza. Niba umbwiye ngo Imana yagukoreye ibitangaza, ko yagukoreye ibitangaza, se urimo urayikorera iki? Ubuhamya bugomba kugira inkurikizi, bugomba kugira umusaruro. Reka rero ngarukiriza aha ngaha.